nongeye kubasuhuza bene data abakunzi ba Anaweza. Ni karibu umwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndabizi ko mwari mukumbuye ijambo ry'Imana. Babakunzi b'ijambo ry'Imana ndabizi ko mwari muri kumbuye kandi mutegereje uyu mwanya. Nanjye nzanye ijambo rero rivuye ku Uwiteka Imana. Haleluya. Mwami Imana baho umugisha, reka tubanze dusenga Imana tuyitumire. Mwami Imana turagushimiye, turaguhimbaje data wa twese, tugushyize hejuru Mana ikomeye. Shimirwe kuturinda no kutugirira neza. Turaguha icyubahiro nyagora ku ngoma Imana, wowe ubera amaso ubugingo bwacu. Tugushimiye umwanya mwiza kandi uturemeye wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Turagutumiye Uwiteka Imana. Urabizi ko tutabishobora tutari kumwe nawe. Bana natwe rero tuyobore twigishe udogwishurirwa no kumenya ijambo ry'Imana Mana, kugira neza kwawe kubane natwe. Ineza yawe ibane natwe, umucyo wawe utumurikire. Mwizina rya Yesu Kristo turakwegurira imitima yacu. Abakunzi ba Anaweza Mwami, uvugane nabo binyuze mu ijambo ryawe kandi ubagirire neza, ubahaze muri byose. Urakoze Mwami Imana ko utangiranye natwe kandi uza gusozanya natwe. Icyubahiro no guhimbazwa Mwami ni ibyawe, mwizina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Haleluya. Bene data, ndabasabira umugisha w'Imana, kuko gukunda ijambo ry'Imana ubwabyo ni umugisha. Ntabwo Imana izabura kubagirira neza. Mwebwe mukunda ijambo ry'Imana, mwaribona ryabahesha umugisha, mukaryoherereza abandi, mugafata amayinite yanyu mukaryoherereza abandi, nabo bagahabwa umugisha. Ubwo muba muri abafatanya bikorwa, muba namwe muri abavuga butumwa. Ntabwo ko umuvuga butumwa ari uko waza ukicara ahangaha nicaye muri studio ukavuga ubutumwa, ariko niyo ufashe amayinite yawe ukohereza undi ijambo ry'Imana, burya nawe ubukoreye umugisha. Haleluya. Inkuru nziza ntabwo dukwiriye kuzihererana. Uwiteka rero abaho umugisha kandi abagirire neza. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana burya ijya yumva gutaka kw'abana bayo. Imana yumva gutaka kw'abana bayo. Haleluya. Mwene data, nagira nkubwire ngo burya Imana yumva gutaka kwawe. Cyagiye ujya imbere yayo ukayitakira, ukayegurira ibikugoye, ukayibwira ibikuruhije, naje kukubwira ngo niba hari n'ibyo itaragusubiza, ariko burya Imana yumva gutaka kw'abana bayo. Hari ibyo wenda igitunganya, hari ibyo igishyira ku murongo, hari ibyo ifite uko irimo ibigenza neza, ariko icyo naje kukubwira cyo Imana ijya yumva gutaka kw'abana bayo. Uhumure niba hari bitarasohora, ariko Imana yarabyumvise. Cyangwa se wenda hari ibindi yagukoreye bisimbura bya bindi. Yesu ashimwe cyane. Imana izi ibidukwiriye kurenza uko twe tubizi, ariko icyo naje kukubwira kimwe nuko Imana yumva gutaka kw'abana bayo. Haleluya. Nukuri ntuzacika intege zo kujya imbere y'Imana, zo gutakira Imana, zo kuyegurira ibikugoye, zo kuyegurira ibikurushya. Burya Imana irumva, yumva gutaka kw'abana bayo. Haleluya. Ntucibwe intege rero mwene data nibikubujira amahoro. Umwami wawe arabyumva, arabizi, azi uko azabigenza, azi aho azanyura gutabara. Imana yumva gutaka kw'abana bayo. Haleluya. Reka rero tubirebe mu ijambo ry'Imana, taza kugira yenda ngo na magambo yanjye gusa. Haleluya. Yes, reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cyo Kuva. Igitabo cyo Kuva. Ibice byaho bibiri, duhere ku murongo wa 23. Aravuga ngo Abisirayeli batakira Imana irabumva. Abisirayeli batakira Imana irabumva. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Haleluya. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Imana yumva gutaka kwabo, yumva umuniho wabo, irabareba imenya uko bameze. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Haleluya. Reka tugaruke hano mu Kuva nanone igice cya mbere, twumve ese batakishijwe n'uburetwa bigenze bite. Ese byagenze bite kugira ngo banihe uwo muniho ugere ku Mana? Niki cyabaye? Ubwo buretwa babakoresheje bwaje bute, byagenze gute? Haleluya. Reka dusome rero hano mu Kuva nanone igice cya mbere
umurongo waho wa 8, ariko umutwe w'iri jambo uravuga ngo umwami wa Egiputa atinya Abisiraheli abagira imbata. Umwami wa Egiputa atinya Abisiraheli abagira imbata. Ese niki cyatumye abatinya? Burya hari ibibazo uhura nabyo kuko hari abagutinya, hari abakugambana kuko bagutinya, babona ugiye gutera imbere, babona ugiye kugubwa neza, babona Imana iri kugirira neza, bati reka turebe yuko twamufunga umunwa, reka turebe ko twafunga umugisha we, reka turebe ko twamugirira nabi. Bakagira ngo Imana yawe ntigikora. Irakora. Umwami wa Egiputa nawe yatinya Abisiraheli ahitamo kubagirira nabi, kuko bari mu gihugu cye, bari mu gihugu cya Egiputa. Abonye neza y'Imana ku buzima bw'Abisiraheli abagirira nabi ngo batazazungura igihugu, ati batazadutegeka. Reka wumve, muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu, abwira abantu be ati dore Abisiraheli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, buturusha amaboko, nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Yesu ashimwe cyane. Atinya ko bazakomeza kororoka, abona bariho baragwira barabyarana, ati aba banyamahanga baje mu gihugu cyacu ko tureba bariho babyarana kandi ko bashobora kuturusha amaboko, hazabaho intambara bakiyunga n'ababisha bacu bakaturwanya, bakabona uko bava muri kino gihugu cyacu bagataha bakajya mu gihugu cyabo kandi badufitiye umumaro. Reka dushaka uko tubakoresha uburetwa. Haleluya. Ariko ngo muri icyo gihugu hariho undi mwami utarigeze kumenya Yosefu, kuko Yosefu yari Umwisiraheli, yari muri iki gihugu, yari yarabaye umuyobozi wacyo, yari yaragikoreye. Haleluya. Yari yarabaye umugisha kuri kino gihugu. Rero umwami wari muri icyo gihugu yakundaga Yosefu. Haleluya. Kuko Yosefu yari yabaye umugisha kuri kino gihugu. Nuvuga ngo n'Abisiraheli baje muri kino gihugu bari baje bahasanga Yosefu, kandi basanga ari umuyobozi, ari minisitiri ukomeye. Rero barahagera bagira ijambo, bagira uburenganzira, kuko bari baje bahasanga mwene wabo kandi ari umuyobozi. Mu gihugu cyabo hari harateye inzara, noneho rero basuhukira muri kino gihugu cya Egiputa bahasanga Yosefu. Noneho ngo umwami wari uzi Yosefu nawe yari yarapfuye. Noneho ngo umwami wari uzi Yosefu aratanga, baravuga ngo umwami aratanga ntapfa. Noneho hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu, atinya Abisiraheli, avuga ati aba bantu ko tureba bororoka, ko tureba bagwira, ko tureba bashobora kuturusha amaboko, ko tureba ari ubwoko bukomeye, ejo hateye intambara muri kino gihugu ntibakwifatanya n'ababisha bacu bakatugirira nabi. Nimuze dushaka ukuntu tubabuza gukomeza kugwira, tubabuza gukomeza kwaguka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nibwo yashyizeho n'itegeko ngo umwana w'umuhungu wese uzajya uvuka ubyawe n'Abisiraheli ngo bazajye bamwica. Abwira ababyaza kujya bica abana b'abahungu bavutse. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ariko Imana niyo kwizerwa. Igendera bari ababyaza, nanze kurikomeza ryose ko ni rirerire. Igendera bari ababyaza ibabuza gukora icyaha, ibabuza kwica abana, ibabuza kugira nabi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ibabuza gukomeza gukora ayo mage, ibabuza kumena amaraso y'abantu batariho urubanza. Yesu nashimwe cyane. Ngo nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa. Mbese wa mwami arategeka ngo tubakoreshe uburetwa kandi twica abana b'abahungu kugira ngo ubwoko bwo gukomeza kugwira butazaturusha amaboko. Aravuga ngo nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa ngo baba barishe imirimo iruhije, bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo, Pitomu na Remesisi, iyo midugudu nuko yitwaga. Ariko uko barushagaho kubababaza nabo niko barushagaho kugwira no kwaguka. Haleluya. Uko barushagaho kubababaza bababarisha uburetwa nabo niko barushagaho kugwira no kwaguka, kuko Imana yari muri bo, yabahaga umugisha. Haleluya. Tugeze ku murongo wa 13. Reka dusubire ku wa 12 twumve. Ariko uko barushagaho kubababaza nabo niko barushagaho kugwira no kwaguka.
abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisiraheli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Mbega babakoresha uburetwa burenze, babumba amatafari, bakora imirimo ivunanye, barabatoteza, mbega barabababaza gusa, kandi bababaza babigambiriye. Bati tubababaze uyu mwami, burya umuyobozi yabaye mubi bibe kibazo. Ati tubababaze, dore n'ubwoko bugiye kwaguka, bariho barabyarana, baraturusha amaboko, nitureba nabi ejo bazadutegeka kandi bazacika bajye mu gihugu cyabo, cyangwa bazifatanya n'ababisha bacu baturwanye. Reka rero dushaka uburyo tubakoresha uburetwa. Umwami ngo agenda ashyiraho abo kubakoresha uburetwa, agenda akora amatsinda, agashyiraho abayobozi. Ati wowe uzakoresha abagabo uburetwa bumeze gutya, wowe uzakoresha abagore uburetwa bumeze gutya, kugeza ko ngo abagore babyaraga ntibaruhuke, ngo amashereka yabo akaba ariyo bakandisha urwondo, bakatisha urwondo. Mbega babakoresheje uburetwa butandukanye. Ushatse wasoma rino jambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, ukareba uburetwa bakoreshaga aba bantu. Ariko nubwo umwami yategetse ababyaza kujya bica abana b'abahungu, ababyaza ntabwo babyemeye, barakomeje bareka Abisiraheli baragwira. Umwami atungurwa no kubona Abisiraheli barushaho kugwira, kandi yarategetse ngo bice abana b'abahungu. Haleluya. Ukomeje wasanga uw'Imana yatumye kujya gucungura ubu bwoko yitwa Mose, kandi Mose nawe yavutse muri kino gihe bari barategetse ngo abana b'abahungu bicwe. Ariko Imana ihisha Mose, iramurengera, kuko yari izi ko Mose ari uzaba umucunguzi wabo, ari uzabakura mu gihugu cy'uburetwa. Haleluya. Burya Imana ifite inzira izanyuramo igutabara. Imana yarinze Mose we ntiyicwa muri abo bana b'abahungu bagombaga kwicwa, kuko ari wagombaga kuzakura Abisiraheli mu buretwa. Dusubiye rero muri cya gice cya kabiri, Abisiraheli ngo batakishwa n'uburetwa babakoresha. Imana ireba gutaka kwabo ngo imenye uko bameze, ireba umuniho wabo, yumva kuniha kwabo, irabareba imenye uko bameze. Gutaka kwabo kugeze ku Mana, ngo irebye imenye uburyo bakoreshwa uburetwa, imenye uburyo bababajwe. Haleluya. Niko kohereza, niyo mpamvu nakubwiye ngo uze gukomeza gusoma rino jambo, yohereza Mose ngo ajye gukura Abisiraheli mu gihugu cy'uburetwa, kuko gutaka kwabo kwageze ku Uwiteka Imana. Yarebye umuniho wabo, yarebye ikamenya uko bameze. Mwene data naje kukubwira ngo Imana izi gutaka kwawe, yumva gutaka kw'abana bayo. Komeza uyitakire, komeza uyereke uburetwa urimo ukoreshwa na Satani, komeza uyereke ibikubabaje. Imana ijya yumva gutaka kw'abana bayo. Ifite umuntu izohereza kugutabara, kugukura muri ubwo buretwa. Ifite umuntu izakoresha akaguhesha akazi, ifite umuntu izakoresha akagutabara mu bibazo urimo, ifite umuntu izakoresha, ifite inzira izacamo ikaza kugukura muri ubwo buretwa, muri izo ntambara, muri ibyo byago, muri ayo makuba. Ifite uko izabigenza. Mwene data, komeza utakira Imana, ntucike intege. Imana yumva gutaka kw'abana bayo. Haleluya. Ntureke gusenga, ntureke gushaka Imana, ntureke kuyiyegurira, ntiwivumbure ngo uvuge ngo Imana yarandetse. Imana yumva gutaka kw'abana bayo. Haleluya. Mwami Imana abaha umugisha, abakunzi ba Anaweza, mukomeze mwiyegurira Imana, ntabwo izabareka. Yumva gutaka kw'abana bayo. Uburetwa bwose waburimo, ibibazo byose waburimo, Imana irabishoboye. Turagushima Nyiringabo, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana ifite ububasha n'ubushobozi mu kuboko kwayo. Ndagushima kujya wumva gutaka kw'abana bawe. Ndagushima Mwami Imana ko wowe wakuye Abisiraheli mu gihugu cy'uburetwa, ari wowe nawe uzajya utabara abana bawe. Igihe cyarageze Abisiraheli bava mu buretwa, nyamara Abanyegiputa ntago bari babizi ko bazavayo, ariko kubw'inzira zawe n'urukundo bakunda warabatabaye. Ndagushima ko kubw'urukundo Mwami Imana ukunda abana bawe, natwe uzadutabara ukaturengera mu buretwa butandukanye. Abakunzi ba Anaweza nubarengere, ubatabare mu byo bacamo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze Mwami ko wumva gusenga kwacu, mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom bene data.